mwese mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye. Murakoze, nitwa Babu nkorera Isibo TV ariko by'umwihariko The Choice Live. Ikibazo nshaka kubaza ndakibaza Mbonyi. Ubundi nta muri irimo kuba igitaramo cya gospel cyagenze nabi hano mu Rwanda cyangwa se babishwaniyemo. Ahubwo inkuru ni byagenze neza birangira amahoro. So wowe wenda ugiye kwifatanya na EAP ni organizer beza dutangwe tubona ko bategura neza, ariko ikizira w'abanyarwanda ni iki ko bizagenda neza. Abantu bari biteze ko kizaba ari one man concert ko Mbonyi atazakorana na Israel, noneho ngima abandi bantu watifu bakutemushe bikabaho ibindi. Patrick the Entertainer ni Big Town TV ni utarakora subscribe urabikora nyuma yo gutambira ikibazo Israel Mbonyi ukorana gute n'itangazamakuru wenda kuba EAP turabizi ko ikorana neza n'itangazamakuru kadutumira press conference tukaza ariko mwibaza ngo Israel Mbonyi ni gake bazakubona mu biganiro ese itangazamakuru aho uri mu mwanya cyangwa ntabwo urikeneye cyane nyuma umuyobozi ndamubaza ikintu kijyanye n'amasaha twavuye ko press conference ari saa 10 bikarangira bigeze saa 11 hafi n'ebyiri nibaza ese nuko wenda n'akazi kenshi tuba dufite ikibazo hanyuma umuyobozi wa BK Arena atubwira ibintu bya BK Arena prepared card. Reka tuba dusubije ibyo ngibyo tutaza kubyibagirwa. Ikibazo cya mbere yambaje ngo se album ihuriye n'izina ryanjye. Ni ubuhamya ku bemera ko Imana ivuga. Imana impamagara yarambwiye ngo si witwa Mbonyi Icyambu. Imana yarambwira ngo nzakugira icyambu cy'abantu benshi cyane kuri isi. Sinzi icyo byari bivuze muri icyo gihe, ariko naje kumenya ko ari through ibyo izankoresha cyangwa through ibyo Imana izanyuzamo hari benshi bazabigiramo umumaro runaka. Rero nagiye mbona ubuhamya butandukanye, umuntu akumva indirimbo twaririmbye yaragiye kwiyahura akabireka, yararwaye agakira, ubuhamya burebure cyane. Iyo story nta wayivuga hano ariko naho ngaho bizingiye, nibyo sano bifitanye. Tukaba dufite na ministry iri yemewe n'amategeko yitwa Icyambo Ministry, naho ngaho bihuriye. Ikindi cya kabiri mbaje sinacyumvise neza ariko kankomeze n'ibyo nubishije. Yes. Okay, ndagisubizanya rimwe n'icyo yabajije. Ndabisubiza rimwe. Bambaje niba ese hari amasede nateguye. Yego, ubu ngubu murabona ko isi tugezemo ubu ngubu music yose iri digital, ntabwo abantu giselinga amasede cyangwa amakasete, ariko tuba dufite amasede makeya y'abantu bashobora kuyakenera. Ariko ubu ngubu music zose ziba ziri kuri Spotify, kuri ni digital platform zindi za YouTube, niho abantu babasha kuzibona. So ariko tuba dufite nkeya ku buryo abantu bazishaka bashobora kuzigura. Murakoze. Yarambaje ngo ese ngo bari bazi ko ari one man show. Yes, it is. Biracyari gutyo. Ariko umuntu wese yakora igitaramo agira abashyitsi, agira abanatumira. Nkuko nakunze kubivuga, iki gitaramo kizaba ari nanjye nubwo ngiye kubikora, ariko kizaba ari a new experience. Tubimenyereye ko abantu batumira abaririmbyi basanga bafasha umwanya munini cyane kuruta nangira igitaramo. Iki gitaramo ni njye uzagitangira, ni njye uzagifungura. Uzatangira ndi kuririmba kuri stage na night source. So mfitemo abatumirwa banjye natumiye hagati, nzagenda nakira tugafatanya guhimbaza Imana, ariko n'ubundi ni concert y'umuntu umwe nk'uko bitezwe. Nta kintu cyahindutse, ariko turimo turabisipayisinga aho gakeya gusa kugira ngo n'abashyitsi bacu bazajyemo bashyikira icyo bakora mu gitoya, ariko n'ubundi iyo concept ni yayo.
Yes, ikindi bambaje ese ukorana gute n'itangazamakuru? Dukorana neza, simfite structure yubakitse y'uburyo nkorana n'itangazamakuru kubera ko umuntu agenda akura, uko umuntu agenda azamuka cyangwa Imana imuteza imbere, agenda agira ubwenge, yiga gukorana n'abantu. Hari ibyo ntaramenya, simfite umurongo uhamye gukorana n'itangazamakuru. Niyo mpamvu twisunga nyine abantu batandukanye, harimo EIP n'abandi bakadufasha nyine gukodona bene ibyo ngibyo kubera ko hari ibyo tuba tutaramenya, turasobanukirwa, ariko abunzi turi in touch, ntabwo dukorana nabi. Kandi nkomeza no kubashimira ku support. Ndumva ari ibyo bambajije. Imana bahumugisha. Bubu ubanza bigusaba kongera kwiyexcuse. Abahanzi, yego, abahanzi. Kuki nahisemo abahanzi? Nta kintu nagendeyeho kidasanzwe. Nagendeye mu kuba ari abanyempano bafite umuhamagaro w'Imana, kandi numvishe sirtuko n'ibyo tuzakorana nanjye ari ibintu nzaba niyumvamo nisangamo ibyo tuzakorana kuri stage. Ntabwo rero narebye ngo umuntu uzwi cyane, ngo umuntu utazwi, ntabwo aribyo nagendeyeho, ahubwo nagendeye kuri favor ngewe mbabonaho, ku buryo numva ibyo nifuza kubakora bihuye n'igitaramo ndi gutegura. Nta criteria mfite nagendeyeho. Murakoze. Bubu ubanza bigusaba kongera kwiyexcuse. Icyo bavuze cy'uko mwamuri hano mudafite akandi kazi, twongeye kubisabira imbabazi kuba twatinze. Twari turi mu yindi nama nayo y'imitegurire ya production, tureba ukuntu biri kugenda, bidufata amasaha gatoya, twongeye kwisegura. Murakoze. BK Arena prepared card. Murakoze cyane. BK Arena prepaid card ni ikarita yashyiriweho abagana BK Arena mu gahunda zitandukanye, harimo kuba yakoreshwa ugura amatike, ndetse ikaba yakoreshwa unagura n'ibyo usanga muri BK Arena, harimo ibyo kunywa, ibyo kurya, ndetse n'andi mashopu yose agaragara muri BK Arena. Uretse ko atari ibyo gusa, ishobora no gukoreshwa no hanze mu maguriro atandukanye, ndetse ushaka no kugura ibintu online, ushaka guhahira kuri ikoranabuhanga nabwo bashobora kuyikoresha. Rero nko muri igitaramo cya Israel, umuntu uzagura itike azajya akoresha ikarita ya BK prepaid card, azajya agabanyirizwa 20%, ndetse n'umuntu uyishaka kuyikoresha bwa mbere azajya abona ikarita, azajya abona itike y'ubuntu yo kwinjira mu gitaramo. So irakora kandi abayikoresha barimo kuyishimira cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Ubwo turaza guhita tugerageza dufate ibibazo 5 bya nyuma, tugerageze buri wese abaza kimwe kugira ngo dushoboze ikindi gihe. Okay, tugiye gufata abantu 3 muri kiriya gice, 2 hano nababonye. Ubwo bonus ni yanjye, reka bari yumiraho ko ni ngewe n'ubundi wiha nta wiyima afite. Reka nibarize muri Coca-Cola. Mitsingi ifite brand ambassador, nabonye Primus mufite Bruce Melody. Coca-Cola ubanza yo mu Rwanda itamufite, kandi ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo, niyo mpamvu ngize bonus. Ubanza Israel yamubera nk'umurokore utamwa gasembuye. Mwigeze mutekereza kuba mwaha umuntu kuba brand ambassador wa Coca-Cola? Ubwo muraza kudusubirizamo, wasanga biri mu nzira nta wamenye. So reka mpe n'abandi. Murakoze. Nitwa Jean Paul Sazabera. Ikibazo cyanjye kirajya kuri BK Arena. Hamaze iminsi hari ibitaramo ugasanga abantu benshi bagumye hanze, bugiye kugaruka ku biciro by'ibiribwa n'ibinyobwa muri BK Arena. Abantu ugasanga bigumiye hanze, show yatangira abagezemo imbere bagafotora ngo show ya failinze, kandi abantu bose bibereye hanze barimo kunywa za Coca, za Mitsingi n'ibiki, ariko show yatangira banageramo ugasanga baracyagira cya kibazo. Icyo hari cyo mu gitekerezo kugira ngo abantu bagume hanze bajye banza binjire muri Arena hakiri kare, babone ibyo bashaka ku giciro gitoya, ku giciro kiri hasi nk'uko babishaka. Ntabwo mubitekerezaho icyo kugira ngo abantu bajye bavuga ngo ibitaramo byapfuye, kandi abantu bari hanze bakinjira ari uko igitaramo gitangiye, kuko bafataga ibyo bashaka hanze ku giciro gitoya. Murakoze. Isi ishize ni muri kino cyumweru abanyeshuri baratashye. Ese mwatekereje
ndabizi ko Israel ufite abakunzi benshi bagiye batandukanye harimo n'abakiri batoya, ubwo ndavuga abanyeshuri. Ese mwatekereje ko nabo babasha kwitabira icyo gitaramo, kuko 5 ndakeka ko umunyeshuri uvuye ku ishuri ni menshi cyane? Murakoze. Murakoze, nitwa Joshua muri Radio Manzi. Mfite ibibazo bikeya bitari byinshi. Kuri Israel Mbonyi, ufite indirimbo nyinshi nko mu myaka nk'itatu ishize zisa n'izatangiye kuza zimeze nka episode iminota myinshi. You know what I mean? Do you really think of radio stations ziba zikina, hari ama radio versions utekereza kuzajya uduha? Niba adahari ni igitekerezo cyanjye, ushobora kugitekerezaho kubera ko ni kimwe mu bintu bigoranye gukina indirimbo y'iminota 15 kuri radio y'ubwayo n'iki kiganiro. Arena mfite ikibazo cyihuta kuri mwebwe cyane kuri gospel. Hari ibitaramo bimwe mutigeze musapotinga cyane, ndagaruka ku gitaramo cya Hillsong giheruka kuba, bisa naho mutigeze mukimenya kuko platform zayo zigeze kigeraho mbere, gisa n'ikitarigize kiba. I don't know, sindi muraza kutubwira niba hari bimwe mu hitamo guha imbaraga ibindi mukabireka. AP byarantunguye cyane kubona AP na Israel Mbonyi. Ntekereza ko wenda Bobo ashobora kuba ari nk'umukristo, bwaraza kutubwira n'ahantu asengera. Murakoze. Cyangwa kubwire niba icyo ari cyo cya nyuma cya gospel agiye gukora. Murakoze cyane. Amazina ni Ibyiringiro Octave. Ngiye mfite ikibazo kimwe, ni kwibaza kuri itariki 25 kugira ngo ni ku munsi wa Noheli. Ndi kwibaza ukuntu igitaramo kizaba giteguye, abantu bagiye gusenga, ubundi kwerekeza kuri Bubu cyane atubwire production iki gitaramo gifashe gute, giteguwe gute, abantu bazaba gusenga, ndende baze mu gitaramo, ese abana bazabashyira hehe, kugira ngo byibuze n'umuntu ukurikirana amakuru amenye ngo nimba gusenga nzabigenza gutya na gutya. Ndumva ari ibyo ngibyo. Hanyuma kuri Mbonyi ni akantu gatoya byo ndibaza, nta mpungenge kuba yakora igitaramo ari umuntu umwe, as worship leader ashobora gukora amasaha 2-3, so ahubwo kuhaje ndumva njye mfite impungenge kuri uyu munsi gusa. Murakoze. Murakoze, nitwa Clement. Mfite utubazo tubiri ndabaza muri Beka Arena ndetse na Mbonyi. Reka mpere kuri Mbonyi. Ku makuru mfite nuko amatike ari kugurwa cyane, ndetse abarenga 4,800 gutyo bamaze kugura amatike kuri yizewe. Byumvikane kuko byagenda kose aracyari iminsi 5 abantu bakigura amatike. Nta mpungenge ko amatike azaba make cya abantu benshi bire ubushobozi bw'iriya nyubako. Ikindi kibazo kuri Beka Arena, hajya habaho ikibazo nubwo ari amakuru akenshi atajya hanze, mutinda kwishyura. Abateguye iriya website mufite uburyo mu konti bayishyurirwaho amatike n'iki n'ingero zirahari, mutinda kwishyura ababa bateguye igitaramo. Ese iyo mwatinze kwishyura biba byatewe n'icyo cya nyuma agiye kubaza kugira ngo tugendere rimwe. Murakoze, nitwa Emi, ndi umunyamakuru kuri 3D. Genda banza gushima ENP kuba binjiye muri gospel. Ni inshuro nyinshi twajyaga tubona bibanda ku bahanzi bakora indirimbo zisanzwe. Ndizera ko n'abahanzi bakora gospel nabo bagiye kujya babagana wenda ngo mubashe gukorana ibitaramo. Ni intambwe ikomeye kandi buri munyarwanda wese muri rusange muri showbiz yanakwishimira, ndetse n'abakristo muri rusange. Ariko se ku igitaramo kigiye kubera muri Beka Arena harimo n'abarokore bamwe gasembuye, ese nabo zizaba zirimo? Kubera ko hari umurokore uza ari akaba yakumva ati ngize akanyota kandi barahari, si ibanga. Ikindi kibazo ndakibaza Big Arena, hari abanyeshuri bagiye basoje amashuri cyangwa se benshi badafite amakarita cyangwa se badafite
konti muri beka mubafasha gute kugira ngo babone ikarita yanyu kubera yuko nimba abenshi baza muri bino bitaramo ni urubyiruko mubafasha iki cyangwa se murateganya iki gufasha urubyiruko kugira ngo nabo aya makarita bayabone kugira ngo bijye biborohera kuza kwinjira babonye iyo pourcentage. Ikindi kibazo nanone mbabaza ni inshuro nyinshi abahanzi bategura ibitaramo hariya muri BK Arena ariko se tukabonamo abacuruzi bagiye batandukanye, hari amaresitora atanga ibyo kurya, hari abacuruzi ibyo kunywa. Umuhanzi wateguyemo igitaramo muri BK Arena usibye kuba yishyuwe wenda na company runaka iba yamutumiye, ese ari amaresitora barimo hariya ari bucururize kandi baracururiza ku izina rye? Wenda mufashe mvuge gutya, abamotari muri rusange abenshi bambara amajire ya Airtel, ntabwo bazi wenda uburyo inyungu zabo bazibona. Ese umuhanzi muri BK Arena muri ariya maresitora iyo ari gucuruza kandi ari umuhanzi waje gucurangira abanyarwanda ibihangano bye yunguka te kuri ariya maresitora? Ese we mumugenera iki kugira ngo wenda n'abantu bari hano tubimenye, kuko ni benshi bajya babyibaza. Umuhanzi yunguka te kuri iriya hamburger ibitanzwe muri resitora kandi yaje gucururiza ku izina rye kandi yaje muri BK Arena yabishyuye? Nka Mbonyi nihagira hamburger iri bucuruzwemo hariya, we araza kuyungukira he kandi aza muri BK Arena yabishyuye? Bigenda gute? Barakoze cyane, reka dusubize ibyo ngibyo hanyuma tugane ku musozo. Thank you, Amy. Question. You asked if we are thinking of a brand ambassador for Coca-Cola. I think we are really good at communicating. In due time, we'll definitely make sure that we communicate that. But that's a brilliant idea, and thank you for your question. Thank you. ku bufatanye na gospel ntabwo ari ubwa mbere kandi buzahoraho, tuzaba dufatanye. Nanjye ni umukristo ariko mfite aho nsengera kamera, wowe nkorana n'amacaca atandukanye, sibyo? Ariko ni umukristo. Ni umukristo. Ikindi hari icyo babajije, niba hazaba ari ibyo kunywa bagasembuye. Muri iki gitaramo nta nzoga zirimo kubera imyumvire n'imyizerere ya nyir'igitaramo bivuga ngo tugomba kubyubahiriza 100%. Icyifuzo cye ko event ye igomba kugendaho uko abishaka. Inzoga zirimo, hazaba harimo ibyo kunywa bindi, ariko nta nzoga tuzaba dufitemo. Ibyo nibuka batubajije ku bijyanye n'ibiciro, niba ari cyo dutekereza ku banyeshuri. Niyo mpamvu concert twayigize nta giciro twashyizeho kidasanzwe. Twagize kwinjira ko ari 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Urumva rero twagerageje kureba mu mpande zose. Abanyeshuri ndibaza ko bafitinga muri angle 5,000. Ni intebe, naho ku bana batoya uticara nta mpamvu ntabwo yishyura. Umwana mutoya bashobora gufata nta kibazo. Ni intebe umuntu yishyura, ntabwo yishyura gusa nibaza. Ikindi bambajije ku bijyanye n'indiri n'ama episode. Iki kintu reka abona gisobanure neza. Ubusanzwe mwarabibonye ko indirimbo zanjye kenshi aba ari ama live recording. Njyewe nkunda gusharinga moment tuba twagize turi recording za ndirimbo. It's not studio version. Hari studio version ariko hakaba n'igihe twataramye. Iyo twataramye dushobora kuririmba refere twakarimye inshuro 2 tukaririmba inshuro 8. Niyo mpamvu indirimbo iba ndende, ariko yanditse ubwayo ni akarimbo kagufi cyane. Niyo mpamvu iba ndende, ariko igitekerezo cyiza wampaye nanabitangiye kugira nkora iyo live version yo ku ma platform ya digital na gukora radio version. Iyo rwose
ndabisabira imbabazi ko ntabitekereje mbere, ariko guhera ubu ngubu indirimbo yose nzajya nyikora studio version. Murakoze cyane. Kindi wambajije itariki, ikibazo cy'itariki kuri Noheli. Twahisemo kuri Noheli kubera ko twabonye ari umunsi ufite igisobanuro ku bemera Kristo. Ni umunsi ufite igisobanuro cyimbitse. Rero ndavuga ngo kubera icyo abantu batahura n'amafamiye bakajya gusenga bagasangira, noneho mu mugoroba sinzi ko mwabibonye abantu benshi hari igihe bajya mu gusangira n'indi mugoroba bose bakarebana bakabura naho bajya, ukabona babuze aho, ukabona Noheli baye n'indi minsi yose. So nifuzaga ko iza kuba ari Noheli iri special, bakore gahunda zindi zose, nibarangiza baze dusoreze noneho igitaramo muri arena. Niyo mpamvu twayisemera tariki. Ukaba watubwiye ko imbumba kutarama njyenyine ndibaza aranga hafi yanyibutsa neza uko yakiraje sinamenye. I think I covered okay, naturally. Kureka ngisimbuke. Ngwese nta munye dufite ko Amatike ashobora kuba make. Sinzi ko bwagihura, ariko byaba ari byiza abantu baje tukuzura byasanga tugatarama, byaba ari umugisha. Amatike abaye make gutaha twazariye ukundi twongera Amatike. Ikindi ikibazo ndakibutse bambajije cyo kuba ngiye gutarama njyenyine. Nifuzaga ko abantu nibaza mu gitaramo baza kubw'impamvu imwe yabazanye, ari ukumva ibyo Imana yashyize ku mutima. Akenshi nabisobanuye kare, hari ukuntu dutegura ibitaramo ugasanga turi guha umwanya abatumirwa kuruta nyiri gutegura igitaramo. Ugasanga uri iminota 30 abandi bakoresheje amasaha 3. Umuntu waje kukumviriza yarushye mu mutwe, yarushye guhagarara, yasaraye, ntabwo akiri kumva uburyohe bw'ibyo bigiye gutanga. Nifuzaga ko ntangira igitaramo anagisoza ngatarana n'umwanya uhagije rwose. Iyo indirimbo basaba zose nshobora kuzibaririmbira. N'umwanya wari bibamba ikirere cyo nibaga. Murakoze cyane. Bene data mwiyeze mu mitima kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe kigoramye.